umuntu nushaka kumenya umuntu, abanyarwanda bo nibo bajya banabicamo imigani ngo runaka uriya ngo yapfuye ahagaze kubera iki? Uw'inyuma ni muzima ariko uw'imbere barabona yarapfuye. Nushaka kumenya umuntu uzamenye ibimurimo, nibwo uzamumenya. Utarebye ibyo avuga nuko ahagaze nuko areshya. Mujya murota umuntu yagiye ku isoko ari mu kazi acuruza, ari mu rusengero aririmba, ari murota avuga, arimo agaruza senkani mu nyanya n'ibiki byose agenda. Bishatse kuvuga iki? Uriya wagiye niwe muntu, ikiri mu ishuka si umuntu. Kimara kubora tuzambara uwo ngo nkubwiye, turebe Imana. Twavuze ngo haleluya, tuvuge ngo haleluya. Uyu muntu tugaburira tukamwambika ni byiza pe, iki gitaka nacyo tugomba kucyitaho kitarabora. Ariko umuntu utazabora twagombye kumwitaho kurusha uzabora. Byaba ari nko gutoragura ikino mukajugunya zahabu. Ntabwo nigisha ibintu by'inyuma, nabyo ni byiza kubitunga by'ibindi, ariko iyo nakwigishije wowe w'imbere ugahinduka, ubasha no gukorera umuntu w'inyuma nawe akabaho neza. Ninde ubyumvise avuge amen? Uzareba umuntu bavuga ngo yarwaye imbere, yarwaye mu mutwe, n'inyuma imyenda yikuramo, niyo koga kubera ko yarwaye wa muntu ufite agaciro. Ariko umuntu urwaye inyuma, imbere ari muzima, arivuza akambara agakaraba, n'uw'inyuma akazakira. Imana ibavura umuntu w'imbere, zabona Imana banzanira. Twavuze ngo haleluya, haleluya. Tuvuge ngo haleluya, haleluya. Ntiwigirire nabi, ejo uzakenerwa kurenza uko ukenewe uyu munsi. Imana igikura umuntu mu cyambere cy'ubudehe ikamugira umunyambaraga agakora ibyananiye abandi bose. Mu cyambere cy'ubudehe kwa Yowasi Imana yahakuye umunyambaraga Gideyoni, iramubwira ngo nubwo usekura ingano mu cyambere cy'ubudehe aho ngaho uri umunyambaraga, nubwo abantu babona uri iwanyu ari abakene, uzakora ibyananiye abandi bose. Tuvuge ngo amina cyane. Gideyoni aravuga ngo iwacu mu cyambere kwa Yowasi babakene babatindi boroheje gutya, urabona byashoboka wa Mana we? Ko ntizi gisirikare ibyananiye amajenerali n'abandi tenza bishobora gute? Nta kosi, nta gabiro, nta gako, nta gishari, nta gushoto kuriya kujya ukanya maso nigeze mba ninkera gutama. Imana iramubwira ngo gabanya amagambo n'amatiku ujye wenza abana nawe. Nakire kubana n'Imana. Imana yagutoragura mu cyambere nabo mu cyakane bakakubaha. Imana ntagireba nk'uko abantu bareba. Imana ijya yefasa ibyo abantu banditse, ikandika ikigomba kwandika mu izina rya Yesu. Kera tukiga mwarimu yarinjiraga agahita atubwira ngo efase rotaburo muhanagure ikibaho. Efase bishatse ko agaciro ka mwarimu ni ugutesha agaciro isomo ry'undi mwarimu. Agaciro ka Kristo ni ugutesha amasomo y'abandi bose agaciro. Agaciro ka Kristo kakagaragara ku buzima bwawe. Abari abashumba bakaba bari nta muntu umwami atarize ubundi ntibibaho. Ni ugutesha agaciro isomo ry'undi mwarimu. Baramubwira n'amategeko ya Mose, aravuga ngo umugore wasambanye yicishwa amabuye n'ibindi byose barasakuza. Yesu aravuga ngo noneho ujye naje nka profesa wundi mushyashya, utarabikora namutera ibuye. Twavuze ngo amena cyane. Arefasa, arahanagura. Hari ibintu Yesu yahanaguye abikuraho twakira kubaho. Efase, arahanagura, hanagura. Uwari umushumba mu mwami wa Isiraheli, uwari umuntu utazwi uri n'umunyagano muri icyo gihugu, abo mwami kazi Esiteri. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma dusoze. 18:14 itangiriro. Minota bamaye ndumva yageze. Uhagera dusomere. 18:14 itangiriro. Izina rya Yesu. Amen. Hari ikinaniro Uwiteka se
mu gihe cyashizeho iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Sara abyara umuhungu. Nyagasana guhire kurusha mbere, urakoze cyane yicarire. Hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Undi mwaka nzakugarukaho Sara akikiye umwana w'umuhungu. Bishatse kuvuga iki? Naho Sara yamera imvi, Isaka azavuka nta mva afite. Imana ntabwo yitaye ku myaka yawe n'ibiki byakubayeho, yitaye ku ijambo yavuganye nawe nirikizaherekeza kuzageza risohoye. Nta hantu ndasoma Imana ivuga ko yerekeza umuntu, ahubwo yerekeza ijambo yavuze riri mu muntu. Nino byumvise avuge ngamena. Ntabwo abarinzi barinda inzu barinda amafaranga ari mu nzu mwita banki. Ntabwo baba barinzi n'iyo nzu, ahubwo baba barinzi ari amafaranga ari mu nzu. Ni Abayuda, Imana Abayuda barusha abandi nuko babikijwe amabanga y'Imana. Bavuze amen. Bigatuma Abayuda barindwa kuko Imana irinzi ibibitse mu Bayuda. Amane shimwe. Tavuze amen cyane. Amen. Ijambo ry'Imana Imana ikirivuga riba ryarangije kureba icyo Imana yavuze. Imana yabwiye ko nzagenda amahanga. Nifite imyaka 20. Nari ntararenga u Rwanda uretse ahantu nateka za Kongo hirya wagiye kubwiriza gutya nkahita garuka. Ariko nibura ibihugu 8 mumaze kubigenda muri iyi myaka mfite. Imyaka 40 n'indi si ngombwa kwivuga nawe yawe ntayo nzi. Yirahagije wumve 40. Ndakubwiye imyaka 20 irashize. Ariko ubu ngubu nibwo bitangiye guhambuka neza, ubu ndimo ndapanga kugenda na za Canada n'ahandi. Imana ntabwo yitaye ku myaka ufite, yitaye ku ijambo yavuze. Izari kurindana kuko yarinze Sara abandi bakecuru bagashira agasigara hagaze. None Sara yasigaye ahagaze abandi bangana batarapfuye. Ni ijambo Imana yavuze ryari bimuhagazeho. Yesu yavuze ngo Lazaro iyo ndwara si yo kumwica. Niyo mpamvu Lazaro yazuye abandi yazutse abandi bagasigarayo. Bishatse kuvuga iki? Ijambo ry'Imana riratuzura rikaturinda kugeza icyo Imana yavuze gisohoye. Amina. Nyagasana duhire kurusha mbere. Amen. Uriya Kerete igikama ariko Sarafate ntabwo yakama. Kerete niho yakama ariko Imana izadufukurura Sarafate yo kuturengera mu izina rya Yesu. Kurira kwarari umuntu nijoro ariko mu gitondo Imana ikabarara imikora bugacya byarangiye. Impundu zikavuga mu izina rya Yesu. Imana yigeze ivugana n'umusozi imbere ya Zerubabeli, ariko icyo nkundira Imana yanjye niba ari nayo yawe, niba ari nako bayikwigishije, ariko nanjye nifuza nayo ikubere gutyo. Imana igisi gusinziriye yari ivugana n'umusozi. Twavuze gamena cyane. Yari ivugana n'umusozi Zerubabeli nta makuru afite. Irawubaza ngo wa musozi Zerubabeli ntiyarahari. Imana ivugana n'umusozi usinziriye. Imana ivugana n'umusozi usinziriye kibaye. Yavuganye n'umusozi ntiyigeze ivugana na Zerubabeli. We Imana ireke kuvugana nawe ivugane n'umusozi. Ariko twavuga haleluya. Imana yanjye ndayikunda. Ivugana n'imisozi jewe ntari. Nkazahagera yarabaye ibibaya nkomeza nigendera. Nta n'amakuru umenye ko higeze umusozi. Imana ivugane n'umusozi mwebwe ibihorere. Ivugane n'ubwo bukene n'ibyo bibazo n'ubwo bukonje. Imana igira ibyo ivugana nabyo naho wowe yabikuretse ivugane nabyo. Imana ntabwo ishinzwe kumenya ko waburaye, ahubwo ishinzwe kurinda depo yavuze uzagaburira abakene ziri hariya hirya. Nushaka uburare 3 cyangwa 4 ntacyo biyibwiye. Imana ntabwo yitaye ku kuba wambaye ubusa none ahangaha, yitaye kuri depo z'imyenda uzambika abantu nizo barimo kurunda hariya hakurya. Nuko ntabwo tuziranye mbere ya korona n'ibindi sinzi nigeze kugira ubuzima muri ibyo bibazo by'amadamu apfa. Hari ibyo nakoraga nyuma nza kujya muri gereza gatoya nawe biza kuba ibibazo byari biraho byinshi, ariko ntabwo nshaka kukubwira bya gereza n'ibindi. Nawe wenda hariyo wagiyemo sinzi cyari kujyanye ibyo, reka tubireke. Gusa icyo navugaga, nahuye n'ubuzima, ndavuga ubutumwa muri Kigali, nta torero ritanze n'amaradiyo n'ibiterane n'ibiki, ariko jewe nta muntu nigeze mbeshyera Imana ngakundamo amafaranga. Nta muntu nigeze nsaba. Navugaga Imana n'inkweto yanjye y'umukara
yatobotse n'ipantaro yanjye n'ikote ryanjye byacuyutse narihawe n'umupasitori witwaga Kabuye inama ujya usenga Imana ikuvuganire. Nujya kwisakuza wirwanaho wisobanura uzisobanura nabi n'ibyo bavuze wongeraho ibindi byose bipfire rimwe. Niba kuvuga ujya uvuga Imana ikuvuganire. Ukuvuga mu birayi ibitoki baramuvuga, ukuvuga mu bishyimbo mu mashaza baramuvuga, ukuvuga Nyabugogo Kimisagara baramuvuga. Niba kuvuga uvuga Imana ibavuguruze mu izina rya Yesu. Imana ikora ibyo abantu badashobora kumenya ko bishoboka. Kura maso kuri tantine nako n'umugabo n'umugore uraramure n'Imana ishobora byose. Yahindura umukecuru inkuma akabyara. Wararebye birangura teranya birangura za Burayi z'amayinite arashira urimo amadeni ya za MTN n'ibindi. Raramureba Imana ishobora byose mu izina rya Yesu. Imana yaguhamagarira umuntu atari wo mwihamagarira. Tuvuge ngo haleluya. Imana iramubwira ngo raramurebe he? Nigeze guhurira n'umuntu kuri ku muhanda ngenda nateze imodoka nazibuze zabuze nejo bundi ndi hano mu Rwanda ntega bifite umuntu amarifute umuntu mugiriraho umugisha ntabwo muze nka miliyoni aramaze kuma muteze rifutise nateze imodoka rifutise nayize nkuko watega rifute ku muhanda. Reka nkubwize ukuri Imana izaguhagarikaho umugisha wawe uzagusanga ntabwo uzajya gushaka umugisha ngo uzawubone. Reka kwisha amaguru reka kwirirwa ureba amaso yagushizemo. Ibyo ureba si Imana ireba hari ibyo Imana ikurebera. Twavuze ngo amena cyane. Hari ibyo twagerageje byose biranga ahubwo Imana iduhitiramo igikwiye kuko itureberera nka papa ureberera abana be. Tuvuge ngo amena cyane. Wakuba ugateranya ukabona zero. Imana yagukorera imibare isaka akavuka mu izina rya Yesu. Aho kubyara abana 100 nka Penina wabyara Samuel wenyine arahagije. Haleluya. Kandi Imana igiturindira ba Penina batazapfa batabonye Samuel yavutse. Imana igiturindira ba Penina Samuel abanza avuke babonye Imana uko igira neza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko muzima mu Kristo atigeze ava mu muriro. Abaheburayo bavuyemo nabagiyemo n'ubundi. Ariko wa kandi wabonetse mu muriro ntiyigeze avamo. Hari abasomye kwigeze avamo se? Kuki yagumye mose? Kuko Imana yacu ubwayo mu muriro ukongora. Umuriro wari Kristo. Kugira ngo n'ubundi naje niba ukujugunyamo Kristo azawukuzibirizeho. Ubusagira ngo twese nituba twarahiye buri munsi niba udusuka ariko nyiri umuriro aracyarimo ntabwo yigeze avamo. Haleluya. Tuvuge kamena. Amen. Murakoze cyane. Nyagasana abahire kurusha mbere. Amen. Uwiteka baremera ikibemeza. Abantu bemera Imana yakugiriye neza. Ntukajye ushaka ko Imana yemeza abantu wowe ngo bemere wowe. Ahubwo Imana ijye yemeza abantu bemera Imana. Hari ukuntu mwikururiraho icyubahiro ngo Mana uzabanyemeze Mana oya ibyo ni ibyawe nawe uzagende ubiyemeze ku giti cyawe. Ariko Eliya aravuga ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe wowe dukurura icyubahiro cy'Imana ushinja Imana yuko icyubahiro cyayo kizagaragarira kuri wowe. Eliya aravuga ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe nde. Ubundi ngiye mu buzima bwanjye buriya nkunda na keyo sinamuna n'umuntu ndeba nabi sinumva n'umuntu mbwira nabi. Njye niyo mbwira nabi muri telefone yanjye bitamusi nigurire telefone ncaginge ngire n'ujye kunesha umutwe. Njye bitamusi njye nkunda karamelo barirana murakoze ibintu by'ubuzima bwiza. Kandi mujye mugira cyo kuruhuka mu mutwe. Ndabona abazungu bazi nta kuturuhukira ku mazi Imana yaduhaye abo bayataye muri Amerika muri aho mushimirije gusa muri aho ko mwana babaye kwe aho murakijijwe kwe. Kansoreze kora kabaye kuvuga agaciro si binini n'ibitaro wabinywereyemo n'ubu hari abaguye mu Buhinde hari nabo n'umusaza bundi bazanye murago baguye hanze
ariko wibuke ko abantu banyoye ikinini muri santere do sante no muri poste do sante bakize batagiye mu Buhinde. Bishatse gusobanura iki? Agaciro s'insengero zikomeye n'amataje n'abantu baziparitseho imodoka, ahubwo agaciro ni ikinini gihuje n'indwara yawe, aho wakinywera hose wahita ukira. Agaciro ni ikinini gihuje n'indwara yawe, kinini cyitwa antibiyotike kivura indwara zose. Icyo nicyo kinini cyitwa Kristo, mugotomere Kristo mu izina rya Yesu. Aho wamunywera hose, haba ku muhanda haba munsi y'igiti, wahakirira. Agaciro ni kinini gihuje n'indwara yawe. Agaciro saho wakinywereye n'ibitaro. Wagira ngo se twebwe tuzubaka nk'iza abandi bubatse? Oya, ndakubwiza ukuri. N'imodoka zari zigezweho ejo sizo zigezweho uyu munsi. Na tuzubaka ibitandukanye n'ibyabo, abo tuzubaka nk'ibyabo. Niko kuri. Ubwo ni veo itigezweho. Na V9 zizaza, na V10 zizaza, na V11 zizaza. Ikibazo ufite ni iki? Nuko ikiza byashize inyuma mu kiganza cy'Imana haracyarimo byose. Inyubako zari zigezweho sizo zigezweho uyu munsi. Ibyari bigezweho mu minsi ishize barimo barabisenya, bavuga ko bitagezweho. Nibyo bubaka uyu munsi ejo bisaba bitagezweho. Ubwo bufite n'ubwiki kibigezweho byawe ari ibyejo hawe. Nicyo kinini gihuje n'indwara yawe. Murakoze cyane. Data wa twese uri mwiza, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Vomerera ijambo ryawe mu mitima y'abantu baryumvise, rirabye indabyo zihumurira abantu bera imbuto, n'abisi basorome bahindurwe naryo bamenye ko ari wowe Mana. Tunetanarije iminara y'abadayimoni nyagisha mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rikomeza abantu bawe, kandi nabo bagende barikomeresha abandi. Nibukire batabwiye undi muntu ko Kristo uri umwami n'umukiza. Ndagushimiye Mwami Imana kuvugana n'imisozi tudahari. Utuvuganira n'imisozi Mwami Imana ihagaze imbere ya buri wese. Ni wowe kinini cy'indwara zose. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Nuko Imana mu ijuru imuha iki? Umugisha, imbaraga, amavuta, gukomera no gukomeza abandi mu izina rya Yesu. Amen. Hashimwe Data wa twese waduhaye umwuka wera wo kugira ngo tumenye gushaka mu maso y'Imana. Kuba twaje ahangaha twaje gushaka mu maso y'Imana, kuba twaje ahangaha kuva mu gitondo kugeza iyi saha, nuko tuzi neza yuko Imana yacu nta kintu kinanira. Waje hari ibyanze mu rugo rwawe, waje hari ibyanze mu kazi kawe, waje hari ibyanze mu muryango wawe, tugiye kongera gusenga Imana. Haleluya. Tugiye guhamagara Imana kubwira ijambo, kubera yuko umukozi w'Imana Imana imuciyemo ubu n'ubuhanuzi. Ndagira ngo wowe ubwawe wongere urebe cya kindi umaze igihe uri gusengera Imana, ngo maze kumenya neza yuko nta kikunanira, maze kumenya neza kuri n'ijambo ryawe, maze kumenya neza ko ijambo wivugiye urisohoza rigasohora igihe cyacyo kigeze. Haleluya. Nimuhaguruke dusenga n'Imana mu minota mike cyane kuko amasaha yacu arimo kwihuta. Haleluya. Mu minota mikeya ubwira Imana cya kindi kikunaniye, niba ari uburwayi, niba ari ubukene, niba ari ubushomeri, niba ari urushako, niba ari urubyaro, niba ari bizinesi, bwira Imana. Mutwegekereho urwo rugi ubundi duhamagara Imana. Haleluya. Tugiye kubwira Imana mu minota mike itarenze 5. Ntabwo kubwira Imana ari ukubwira kuyibwira amagambo menshi tuyasubiramo, ntabwo ari ukuyisakuriza cyane, aho kubwira Imana ngo Mana maze kumenya neza ko nta kikunanira, maze kumenya neza ko icyo wavuze ari cyo uzasoza ku buzima bwanjye, ahubwo imbaraga nkomeze nsenge kugeza igihe gisohoreye. Imana yo mu ijuru ibashyigikire muri byose. Uri Imana ishobora byose. Tumaze kumenya neza yuko nta kinanira ijambo ryawe, icyo wavuze urakirinda kugeza igihe gisohore. Bongerera imbaraga, bongerera kwizera, bongera ubakomeze, ubashoboze Mwami Imana. Nta jambo ryawe rijya rimanukira ubusa. Ubu ni ubuhanuzi buzima ndetse butanavana. Ndakwinginze cyane kugira ngo aba bantu bawe bongerere kwizera, abantu bawe Mwami Imana bongera ubashoboze Mana, barushaho kukwegera, barushaho kugushaka, kubera yuko
gushaka umwete bazakubona. Reka kuri uyu mugoroba uko ugenderera abandi bene data ubagenderere, kandi Imana nzi neza yuko icyo wanditse waracyanditse, icyo wavuze warakivuze Mana, kugeza igihe kizasohorera. Abakobwa bari bacogoye, abagabo bari bacogoye, abasore baruko, ababyeyi baruko, bamaze kubona neza yuko ari wowe ushobora byose, ari nawe usezeranya ugasohoza. Mana, turi kuri uyu musozi wa Elayono, turakwinginze cyane Mwami Mana, wongere usuke imbaraga mu bantu bawe, wongere bakwizere nka mbere, wongere Mwami Mana bamenye neza yuko icyo wababwiye cyose kizasohora. Turakubashye Yesu, tugukuriye ubwatsi, tugukomera amashyi menshi mu izina ryera rya Yesu. Amen, 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 amen.